igaju nka ririya ritanyoye mu karu umwana mwadusabye n'uriya ntabwo twabaguraniye ngo mubwire ngo uzakunde umugore wawe ikimenyetso niyo yavuye n'urugendo yagiye agatega indege kubera kugukunda akaza akagusanga iwanyu. Icyo ni ikimenyetso cyakweretse ko agukunda. Ubwo rero mu rukundo yakoze ntakire nazanzoga zimuvuyemo araranganya amaso arareba arabona umugore we bari kumwe. Umugore wanjye aha ni hehe ko mbona ntahazi? Ataha ni iwacu. No sinzu yanjye sitya. Atoya ni iwacu kwa mama. Nahageze nte? Ati warambwiye ngo ibanga ryo kubaka urugo ni ukwicisha bugufi. Ibanga ryo kubaka urugo nuko wumva ko umugabo atumva ko ari igitangaza. Igitangaza ari Yesu wapfuye akazuka, nta kindi kiriho. Nishimiye uyu munsi mukuru wa Vestine. Ikintu namubwira mutware we wakunze umwana wanjye neza Imana icyubahiro ariko que Dieu soit loué. Sina twahuye ari umwana ariko kuri nge ntabwo bisanzwe. Dutewe ishema n'umukobwa wanjye. Umva ufite byinshi wavuga uyu munsi ariko On est là pour faire la fête ce soir. Au nom du Seigneur et de l'amour. Oh, adorando. Abageni bacu turabishimiye cyane. Les feux de l'amour. Oh, adorando. Abatawizi nibaze ndababwire
abatabizi nibaze ndababwire ingene mana we uri mana Oh, c'est la fête ce soir. uri mana ihindura ibihe abatabizi nibaze ndababwire ingene abatabizi nibaze ndababwire Ibi ni ibirori, ni ibirori, ni ibirori. ingene abatabizi Abageni bacu turabishimiye cyane. nibaze ndababwire Les feux de l'amour. abatabizi nibaze ndababwire ingene wanyeretse Merci Adorando. Merci. 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 Murakoze cyane. Babamera amashyi menshi cyane. On applaudit pour l'orchestre Adorando. turagira ngo tugaruke mu ndangagaciro z'umuco wacu. Yego. Kuva iwanyu kugera iwacu hari urugendo, ariko n'igituma indege zabayeho ni uko aho udashoboye kugendesha ibirenge utega indege, aho imodoka itagenda ugatega indege, ariko urukundo rwo ntirugira umupaka. Yego. Bitewe n'urukundo mwakunze umuryango wacu, mwafashe igihe mufata umwanya, ariko ntimwatekereza urugendo rurimo kubera icyo mwari mugamije. Muza mu muryango wacu wa Mazimpaka kubera urukundo mwari mudukunze, muza kudusaba irembo ry'umugeni. Irembo ritaha inka, rigataha abageni, rigataha igihango, rigataha umuheto. Ibyo ntitubitindaho kuko twarabibemereye. Tubemerera irembo ryiza ry'umugeni. Ntimwatinda muraza, tumaze kubemerera irembo muraza murasaba, murakwa zirashimwa. Ubwo ni ukuvuga ngo mwari mwemerewe mu muryango wacu. Igihe kigeze muraza muratebutsa, tubabwira igihe aricyo iki ngiki. Isaha yari iyi, umunsi ari uyu, itariki ari iyi. Ndumva tutarabatengushye. Mu gihe cyashize twababwiye ko mushya mugutara igitoke, mukenga, mugasabika, mugakora byose. Igihe cyagera mukatwitegura, itariki mwatubwiye niyi, kandi natwe ntitwayishe. Niyo mpamvu twabaziye mu mujishi ngo tubakingurire indaro. Sinjya kuvuga ngo mu muryango wacu tuvuga ururimi rumwe gusa, ntituvuge ebyiri. Ntabwo twabaguraniye. Umwana w'umukobwa mwadusabye ni uriya. None rero nshuti yanjye, twaje tubahekeye umugeni, twaje gusohoza ubutumwa bwiza ubahekeye igaju nka ririya ritanyoye mu karu. Umwana mwadusabye n'uriya, ntabwo twabaguraniye. Ubwo rero hamwe n'ibyo turagira ngo tuvireyo rimwe, tugire n'icyo tubwira abana bacu, nangwa se ntabwo mvuga umwana wacu, abana bacu. Uriya mugenzi wacu igihe turibuze kusigika arabisubiramo mu nshamake, ariko iyo mbabwira umwe bakumva bose. Ndagira ngo mbwire Ishimwe mukobwa wanjye,
warakoze. Merci infiniment à Vestine. Warakoze. Ndagira ngo musangiza amagambo ndagukunda cyane, uvuga neza cyane, wagize ayo mahirwe yo kwiga izo ndimi zose, ngisoza gika ndaguha umwanya ariko urabisobanura mu ncamake. Yego. Mukobwa wacu warakoze, bana bacu mwarakoze, kubicyo uricyo watugiriye neza cyane. Wanyuze mu mategeko, wanyuze kwa banyagosenge, wanyuze kwa baso wanyu, wanyuze mu muryango ukwiye nk'uko biri. Igihe kiragenda ujya no mu mategeko ya leta, igihe kiragera ujya imbere ya pasiteri, kandi wageze aho ngaho waranyuze kwa banyagosenge n'ahandi hose ntabasha kurondora amazina, ariko natwe nk'ababyeyi tugashyiraho akacu. Urahagurutse ugiye gushaka urugo, ndagira ngo iby'iterabwoba byose bive mu nzira, maze muzubake urugo rwanyu ruhire ruzima. Ntabwo nenda kubwira uwo muhungu ngo mubwire ngo uzakunda umugore wawe, ikimenyetso niyo yavuye n'urugendo yagiye agatega indege kubera kugukunda, akaza akagusanga iwanyu. Icyo ni ikimenyetso cyakweretse ko agukunda. Ubwo rero mu rukundo yakoze nta kindi twakongeraho, ni ukuvuga ngo azaguma gukunda, maze bikadufasha tugasoma mu itangiriro ahavuga ngo ibyaha byitugatugira ku rugi, ari wowe bishaka ariko ukwiriye kubitegeka. Mu bintu uzakunda byose, icya mbere ni Imana, icya kabiri ni umutware wawe, kukubwira ngo wikundeho byo birumvikana, ntawagira ikindi yongeraho. Umukobwa w'umuhanga yagiye gushaka inzu, ageze iyo agiye arabyara, ararumbuka, byose birakunda, ariko bitabujije ko uwo mugani nguciriye ngo ibyaha byitugatugira ku rugi, ari wowe bishaka ariko ukwiriye kubitegeka. Umugabo we akaba umusinzi, agakunda agatama, natwe bamwe muri twe hari abagakunda, ariko bitabuze ngo kubaka biterwa n'uko ukanyoye. Atashye yasinze, abwira umugore we ati mugore wanjye, ntabwo ngushaka muri uru rugo. Ibyo dutunze, hari televiziyo, hari abana twabyaranye, hari ibintu uhitemo kimwe ugitwara iwanyu, ariko sinongere kukubona ahangaha. Umugore w'umunyabwenge aratekereza ati uyu mugabo ndamugenza ntera. Abyiga harareka arasinzira, akagwa karatumye asinzira, yigira ku mugore mugenzi we nk'uko waba mugenzi wanjye, nabwo akaba ufite undi w'umuganga. Aramubwira ati ko maze iminsi ntasinzira, nkaba ndangije icyumweru, ndashaka ngo nitere agashinge k'ikinya kamfashe nsinzire nduhure umutima wanjye. Undi yari inshuti arakamuteza, amaze kukamuteza agatera umugabo, amaze kugatera umugabo afata tagisi voiture aramupakira amujyana iwabo. Agezeyo umugabo araryama, cya kinya gishize na za nzoga zimuvuyemo, araranganya amaso arareba, arabona umugore we bari kumwe. Umugore wanjye, aha ni hehe ko mbona ntahazi? Ataha ni iwacu. None si inzu yanjye sitya? Atoya ni iwacu kwa mama. Nahageze nte? Ati warambwiye ngo mu bintu biri mu nzu byose mfite mw'icyo nkunda bari cyo njyana iwacu, nsanga nta kindi nakunda uretse wowe. Nicyo cyatumye ngupakira imodoka nkakuzana, ibindi ni iby'ubundi. Umugabo aravuga atumva ati ibindi tuzabisubiramo tugeze iwacu, reba ukuntu wankura aha ababyeyi batarabimenya. Amupakira imodoka amusubizayo, amaze kumusubizayo bikagenda byakora bitya. Ati bitya? Atoya. Ati nanyuzwe na burya amategeko n'ayawe. Ati nanyuzwe na burya. Nawe rero kuva aho twakwita Burkina Faso ukaza ukagera ku Murambi kwa Mpumuro ko Marunyoni, natwe tukava kwa Mpumuro tukajya Burkina Faso, harimo urugendo. Ibyo byose ni iki? Ni urukundo ruhambaye, rutagira igiciro, rutagurwa kandi rutagurirwa. Rero mukobwa wanjye utangiye urugendo, nta terabwoba ririmo. Ibanga ryo kubaka urugo
ni ukwicisha bugufi. Ibanga ryo kubaka urugo ni uko wumva ko umugabo atumva ko ari igitangaza. Igitangaza ni Yesu wapfuye akazuka, nta kindi kiriho. Araza kubisobanura uyu mugabo. Ikindi, kwicisha bugufi, kugenda neza, guseka n'ubuntu. Imana sinjije itarasize amenyo mu irugu, yari ifite gahunda. Guseka ni iby'ubuntu, kandi nta muntu waza ari kugusekera ngo ni nk'uko mu buzima bwacu inka yataha ivumera ukayibwira ngo iragacibwa amabere, kirazira. Urukundo ni ingenzi, mwubakire ku rukundo, cyane cyane mukenyera ukuri, mwambaye kwizera no gukiranuka k'icyuma gikingirira igituza, mwibuka amagambo meza cyane, cyangwa se mwibuka ko amasengesho niyo yubaka urugo. Wumva umutima uremereye ukamuhamagara ntatenguha, n'ubu turi kumushubije akaboko inyuma wamukoraho. Yesu niwe muzima, niwe wubaka urugo. Icyatumye Imana idutandukanya n'inyamaswa no kugira ngo tubwire ubwenge, tugire icyerekezo, kandi twumve ko twibuka n'iri jambo rivuga ngo ibyaha birakabaho kugira ngo imbabazi zibone icyo zikora. Murakagira urugo rwiza, murakabyara, muragaheka, mukomeze urugendo rwiza, muzabyara abahungu n'abakobwa. Kandi noneho umukobwa wanjye n'uwo muri kumwe mwaruhuje, muzirinde abanyamakuru badahembwa, urugendo ruhire y'urwerekezo. Tubateze yombi. Muraho mwese. Alléluia. Bonjour tout le monde, alléluia. Yesu ashimwe. Muhereze Imana icyubahiro ariko. Que Dieu soit loué. Mu izina ry'umuryango ndabanza nshimire abana bacu batweretse ibirori. Uyu mukobwa yitwaye neza, mwawumpereye amashyi. On applaudit bien fort pour Vestine qui s'est très bien comportée. Kandi ndashimira n'uyu mutware we wakunze umwana wanjye, umwana w'umuryango, nawe nimumuhere amashyi. Un grand merci et des applaudissements pour Idrissa qui a aimé sa fille. Mu izina ry'umuryango rero abana bacu tubahaye inka. Au nom de la famille, on leur donne une vache. Symboliquement, dans la culture rwandaise, ça veut dire grand-chose. Ça veut dire que c'est un début pour leur foyer. Kandi tubifurije urugo ruhire, murakoze. Et on leur souhaite d'avoir un heureux foyer. Arakoze cyane Papa Vestine. Reka dufate ifoto y'urwibutso. Mama yagize ati mfite impano gusa sinzi icyo navuga usibye gushimira abana. Reka tubibafashe kugira ngo tubibu. Dufate ifoto y'urwibutso. Mama yagize ngo ati amagambo yanjye si menshi, n'ay'amashimwe n'ay'ishimwe. Ndashimira Imana cyane, ndashimira umukobwa wanjye, bakoze cyane. On va porter ça pour vous encore. Ifoto mwayifashe? Reka dufate, on prend une autre photo. Dufate akandi gafoto k'urwibutso. Abavandimwe muri he? Dorka, kweli karibu rwose. Ndabizi neza ko kuri uyu munsi hari icyo wifuza kuvuga. Abandi bavandimwe bari he? Aravuze ati njye nyine. Oya, abo muvindimwe bose nibazi. Ni karibu, ni karibu. Ahubwo rero mwiriwe mwiriwe iriwe yego ko mutari kumvugisha mwiriwe. Okay, nishimiye uyu munsi mukuru wa Vestine. Ikintu namubwira, ndamukunda cyane
urugo ruhire azakomeze asenge. Merci beaucoup. Elle dit qu'elle est vraiment heureuse pour cette fête au nom de sa sœur. Elle leur souhaite tout le bonheur dans leur foyer et que surtout, elle continue toujours à prier. mwiriwe neza Vestina mwifurije urugo ruhire nka mushiki wanjye kandi Imana izamwubakire neza murakoze. Même chose de la part de son frère. Elle lui souhaite tout le bonheur dans son foyer, qu'elle continue également à prier. Mwiriwe neza Mwiriwe. Vestina nanjye mwifurije urugo ruhire azabyara heke mwifurije ibyiza byose biva mu ijuru nka mukuru we murakoze. aravuze ngo nawe yari kuvuga bimwe musubije bimwe nk'abo mu kizamini cya leta. uwakopeje abandi ninde? Ni Dorcas nta wundi. Ifoto ukuvuye mu ifoto se jaja. Alors le cadeau, ils leur ont déjà cadeau, c'est pour ça qu'ils n'ont pas amené le cadeau là maintenant. Agize ati impano twaranje kuyibashyikiriza niyo mpamvu tutayizanye hano imbere. Sa bose babifurije ishya n'ihirwe mu rugo rwabo. Reka dusabe kandi umuryango famille Ignace, tubasabe famille Ignace, tubasabe ko bakwegera abageni bacu. La famille Ignace a également un cadeau. Umuryango bita MIE. Impano ni ya Murindahabi Irene, naze hano adufashe ayibashyikirize. Voilà, ça c'est un cadeau très spécial qui vient bien évidemment de Irene, un cadeau de MIE pour évidemment vous dire félicitations à vous les mariés. Irene, tera intambwe. Hagira abamufasha ariko iyo mpano ni nini, hajya abamufasha bamutwaze bayituzanire n'abahagaze hano abafata agafoto. Murakoze DJ, reka tumutege amatwi. Ntabwo ari ya Irene gusa ahubwo ni umuryango wa MIE. Nagire icyo tubwira nk'umuyobozi wawe. Yesu ashimwe. Mbere ya byose munyemerere mbanze shimira Imana yatumye ibi biba. Tout d'abord, permettez-moi de rendre grâce à Dieu. Ni ibidasanzwe kuri twe, by'umwihariko kuri nge ntabwo bisanzwe. Alors, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est quelque chose d'incroyable. Pour moi en particulier, c'est très incroyable. Mu izina rya MIE, yaba MIE Music, Au nom de la maison de disques MIE, dont fait partie Vestine, dutewe ishema na Kristo mbere na mbere. on est
on se sent fier, on est rendu fier, tout d'abord par le Christ. bwa kabiri dutewe ishema n'umukobwa wanjye. Et ensuite, on est très fier de notre fille. Vestine, urakoze cyane. Merci beaucoup, Vestine. Idriss, merci beaucoup. Merci infiniment, Idriss. Urakoze cyane, Idrissa. Umutima wanjye ndumva ufite byinshi wavuga uyu munsi, ariko ntabwo umunwa ubasha kubisohora. J'ai beaucoup de choses au cœur, beaucoup de choses à dire, que je pourrais dire, que malheureusement je n'arrive pas à exprimer dans son entièreté. Gusa mu izina rya Emayi dushimiye mwese mwitabiriye ubutumire bwacu. Mais au nom de notre maison de disques Emayi, on veut vous remercier tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Kandi nanone mu izina rya Emayi ndetse no mu izina ryanjye shimiye Vestine ndetse n'umuryango wa Idriss. Alors également, au nom de la maison de disques Emayi, je voudrais, et en mon nom personnel, je voudrais remercier infiniment Vestine ainsi que la famille de Idriss. Ntarambiranye rero, Vestine twahuye ari umwana. Alors, j'ai connu Vestine alors qu'elle était encore toute petite enfant. Ariko kuba mushyingiye iri ni ishema ryanjye. C'est donc une très grande fierté qu'on arrive en ce jour où maintenant je la marie. Icya kabiri, mushyingiye ari umuhanzi mpuzamahanga. Deuxièmement, non seulement je l'ai mariée, mais je l'ai mariée en tant qu'artiste international. Imana ibaha umugisha ko mwakunze Vestine and Dorcas. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez aimé, vous qui êtes fan de Dorcas, de Vestine et Dorcas. Kandi ntabwo mwibeshye kuko mu kanya bagiye kubereka icyo Imana yabashyizemo. Et vous ne vous êtes pas trompés parce que dans quelques instants, elles vont vous démontrer pourquoi elles sont les artistes qu'elles sont. Nshimiye ikipe ngari ya Emayi, yaba abamfashije kwandika, gutegura indirimbo mu buryo bw'amajwi. Grand remerciement également à toute l'équipe élargie de notre maison de disques Emayi, que ce soit ceux qui nous ont aidés à écrire les paroles des chansons, mais également ceux qui ont aidé à produire ces chansons en studio. Nshimiye cyane mama wa Vestine na papa we Grand merci à maman et papa Vestine n'umuryango we muri rusange birumvikana. et toute sa famille élargie, bien évidemment. Gashimira equipe technique ya mashusho irimo abahanzi bakomeye Chris Easy, ariko yakomeje kubana natwe kugira ngo ba Dorcas bagire amavideo meza. Alors un grand remerciement à toute l'équipe technique de l'audiovisuel dont fait partie un autre artiste, Chris Easy, qui se sont assurés que Vestine et Dorcas aient toujours les meilleurs de vidéos qui accompagnent leurs chansons. Mbikuye ku mutima nshimiye imfura yanjye Niyo Bosco. Du fond du cœur, je veux dire merci à Niyo Bosco, qui était le premier artiste qui l'a produit. Tugiye kuzuza album ya kabiri 80% tuzikorana tutitaye ku bitero umwanzagaba byose. Alors on est à 80% du deuxième album, malgré tous les problèmes qu'on rencontre par ceux qui ne nous souhaitent pas du bien. Ngira ngo rero ibirenze ibyo ngibyo aha murabasha kubona icyo Imana ikorera abinambaho. Mu Gifaransa kunambaho biragoye. Barandangaje ntabwo n'ubusa kuvuze jaja. Ari mvuze ngo mubasha kubona icyo Imana ikorera abayinambaho. Vous arrivez à voir ce que Dieu fait quand vous vous accrochez à lui. Icyo narakize jaja, narakize. Minervale ntago yapfuye ubusa, haleluya.
rero munyemerere ikipe ya emayi mfashe izane kado twateguriye umuryango wa prince. Voilà, on va inviter à l'équipe MAI de bien vouloir nous aider à remettre le cadeau équipe. Ngigi bahereze. Yego, iyo ni impano twabateguriye nk'ikipe muri rusange. C'est un cadeau qu'on leur a préparé en tant que l'équipe. Ariko nkanjye ku giti cyanjye, Alors même moi personnellement, nkurikije ko Vestine yambereye umwana mwiza nta nkozi isoni, basé sur le fait que Vestine a été une bonne enfant pour moi et qu'elle ne m'ait pas fait honte, mugabiye inka. je lui donne une vache. Encore une fois, dans la culture rwandaise, donner une vache, c'est une bénédiction, c'est sacré. Nari ngiye kuvuga ngo namara kuruhuka, ariko kuruhuka byo biragoye ko tugiye gusohora indi ndirimbo. J'allais dire qu'après qu'elle se soit un peu reposée, mais il n'y a pas le temps de se reposer, on doit faire une autre chanson. Ariko nabona umwanya Mais quand elle aura le temps, quand elle va trouver le temps, n'umugabo we avec son mari bien évidemment, bazandeba mpigure isezerano ryanjye. Murakoze. voilà, ils vont venir en tant que couple, ils vont venir me voir pour qu'on puisse leur faire parvenir ce cadeau. On est là pour faire la fête ce soir, au nom du Seigneur et de l'amour. Why?